Audio Jungle. Audio Jungle. Murakoze rero, reka tubasuhuze mwe mudukurikiye, tubifurize kugira umunsi mwiza ndetse umunsi wuzuye amahirwe n'ibyishimo. Abafite ibibazo n'ibindi bintu bibabangamiye turavuga tuti mwihangane mukomere, Imana ibirimo. Iyi rero ni Genius, njye ni Ambassador Rusagara. Tugiye kuganira uyu munsi, tukaba tugiye kwakira umutumirwa. Uyu munsi batugendereye muri studio zacu, akaba agiye kutuganiriza kuri bimwe byagize ubuzima bwe cyangwa se bigize ubuzima bwe, ndetse anatugira n'inama ku bigendanye n'ubuzima turimo kubona hano mu isi, by'umwihariko hano mu gihugu cyacu. Reka rero twakire umutumirwa, turakwakiriye muri studio zacu, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Gatera Onesphore, nuka mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Munyiginya, akagari ka Kimbazi, umudugudu wa Kabuye. Onesphore ni muntu ki? Njye ndi umuntu usanzwe, ukoreraga leta ku gihe kiza kugera, ndasezererwa, nkomeza ubuzima busanzwe nk'abandi. Wakoraga iki muri leta? Muri leta nari umusirikare. Hanyuma twakwakiriye muri studio, ariko twamenye ko uri umuntu nyuma yo kuva mu gisirikare wagize ibibazo bigendanye n'imibereho y'ubuzima bwite bw'umuntu. Ikibazo giteye gute ubundi muri rusange? Ikibazo nyirizina kugira ngo ngere aha, nagize ikibazo cyantunguye, kiratungurana ku buryo ntari nkiteze. Ku buryo aho ndi ndasembereye, nari mfite iwanjye, naje gushaka 95, shakana n'umugore witonze Nyesi, maze kumushaka turabana gutyo, aho twagendaga hose turagendana. Nyuma nza gukorera i Kanombe, naje kwimukira i Kanombe, nuko mbona ngeze ahantu hafatika, ndagenda nimura umutungo wanjye nari mfite aho mvuka, maze kuwimura ndawuzana, ndawubaka. Umutungo wari nabanje kwimura isambu kuko naragurishije nja kuguramo ahandi ndubaka. Nyuma nza kuzana n'amatungo nari mfite, ndayahororera nyine. Tubaho ngaho muri ubwo buzima. Tubaho muri ubwo buzima, ngiye nkora akazi k'ubworozi. Nitaho ku bworozi, akazi k'ubworozi. Kuri izo nka zanjye nk'eshanu nari nimuye, nazizanye nkomerezaho, nkomeza ubuzima. N'akandi kazi ndagakora, nkajya nacuruza n'inka muri icyo gihe maze kuva mu kazi. Bamaze kugusezerera mu gisirikare? Bamaze kunsezerera, nishakiye, nihangiye umurimo ko ngomba gukora. Nyuma igihe kije kugera nubakamo inzu, nari ndi mu nzu nabohoje, nza kubakamo inzu yanjye. Muri ibyo ngibyo wabohoje mu buhe buryo? Nabohoje mu gihe twajyaga tubona amazu atafite ba nyina tukayabamo. Nza kubaka iyanjye, maze kuyubaka, ubwo igihe kije kugera 2012, mu nyungu rusange kwagura ikibuga, baratubariye. Ikibuga cya Kanombe? Cya Kanombe. Nari ntuye mu Kanombe, Nyarugunga, mu murenge wa Nyarugunga, akagari ka Nonko, umudugudu wa Gihanga. Niho nari ntuye. Umugore abaho, nta kandi kazi yari afite, yarebaga abana gusa, arebera n'amatungo yabaga aho ngaho, yahirwa n'abashumba. Ngufashije gato, ubwo umugore wamushatse ryari? 95. 95. Mu kwezi kwa kabiri. Mwimuka muri navuye i Cyangugu, nza gukorera i Kanombe. Yego. Nje gukorera i Kanombe, ubwo niho twabaye. Yego. Nimaje kubona ko ngeze hariya, nibwo nahise njya kuzana umutungo wanjye. Umutungo wanjye wabaga ahantu muri komine Giti, mu murenge wa Bukure, akagari ka Karenge, umudugudu wa Karenge. Icyangugu.
oya muri hari ibyumba ubu ni mu ibyumba hari ibyumba ni mu majyaruguru ubwo ndaza ndiyesitara nyine nkomeza ubwo buzima nicuriza inka nazoroye nta kindi 2012 baratubarira bambarira amafaranga miliyoni 12 n'udusaga aho hari nka 400 ubwo nibwo nimutse ndagenda ngura mu murenge wa Munyiginya mu burasirazuba ubwo namaze kwimukirayo n'inka zirashira nuko umugore abonye ubuzima butagikomeje neza nk'uko yari yabyifuzaga atangira gushakisha impamvu dusobanurire neza abantu ko uwo mugore mwabanye mutarasezeranye umugore twabanye tutarasezeranye yego tubaho ngaho tutarasezeranye rwose turagumye tubaho ngaho kuko nabonaga gusezerana uko mu kazi twasezeranaga nabonaga gusezerana nabi bitihuta cyane atari byo byihuta nyuma tubanaho tutarasezeranye ndagenda nimukira mu murenge wa Munyiginya twageze mu 2012 mu kwezi kwa 12 ku itariki 18 yego z'ukwa 12 nibwo nahageze maze kuhagera 2013 mu kwa 4 ku itariki 20 nkabona umugore akora amasirikasi agenda naba nagiye nawe akaba yagiye akababwo namutanze mu rugo ibyo nta kintu byandabagaho umuntu ajya agenda agashaka ubuzima ariko nta kazi yari afite ariko tukibaho ngaho nabwo nta kazi yari afite yabaga aho ngaho mu rugo gusa nk'umubyeyi warebaga abana tugeze 2013 mu kwezi kwa 7 ku itariki 20 agiye kugenda yamitembere ndamugara rero umuntu w'umubyeyi gusiga abana hano ukagenda ntazi niyo uva niyo ujya ntabwo ari byiza none ariko imbere yaho akaba yarashatse impamvu yatangiye kugenda mu Kigali aragenda ajya kuri polisi ngiye kubona mbona banyohereje convocation ndagenda ngerayo maze kugerayo ati umugore arakurega arandega siki atarakurega yuko umuhotera ndababaza ni rero ngishobora kubabwira nkikunda icyo gihe hari Kayigi shobora kubabwira nkikunda nimuhamagare bene wabo ntanga nomero ngiye nkajya mbavugisha nkabahamagara twicaye mwaho ngaho twicayemo aho ngaho mu ofisi bene wabo bavuga uko bimeze uko nta kibazo kindi nyuma abonye ko nta kintu bifashe we kuri izo tariki ntora abantu mpamagara abantu n'abakuru b'imidugudu harimo n'undi umuturage twari turanye umukecuru witwaga Rivera Mukakabera abaramubwire se ugiye hehe umugabo yagutonganije ngo ntabwo mbishaka gusa ese ingiye kivuga guhozaho ni yihe yaragukubise se umukuru w'umudugudu aramaze se n'umutekano yaragutonganije yitwaga Conori yari umutekano yaragutonganije ngo ndumva ntabishaka ngo ndashaka kuzaburana nawe ese umuburana iki ngo simbishaka gusa ngo ndagiye aragenda yandika ko adashaka kubana nanjye yari yakureze ko umuhoza ku nkeke umuhoza ku nkeke abandi bamuhajije ukuntu umuhoza ku nkeke abura ibisobanuro avuga ko baramaze igihe ngo agiye kubana na musaza we icyo gihe musaza we yarakiriho aragenda ntabwo yagiyeyo aragenda ajya kwibera ahandi ntazi ubwo yaramaze kuva aho ngaho yasigiye umwana w'imyaka 4 n'amezi 8 icyo gihe mwavuye kuri polisi ahita agenda oya yahashize icyumweru yahita agenda hashize icyumweru ahita agenda yagiye he ubwo yaje mu mujyi wa Kigali urumva twari dutuye iburasirazuba aza mu mujyi wa Kigali yagiye kwicumbikira cyangwa hari undi muntu babana yagiye kwicumbikira yabanje kujya agenda yicumbikira niko numva ubwo aragenda amaze kugenda gutyo agenda gumanira n'abana ikintu cyambabaje abana mwagumanye ni bangahe nagumanye n'abana 5 uretse ko nyuma umwe yaje gupfa wari mukuru ngumana n'abana 5 ndagumya twibanira gutyo yego ngumana n'abana banjye ntibatarara barankundira tubana neza nta kibazo
ikintu cyaje kumbabaza, abana baramuhamagaye umwana muto arwaye, ko Pascaline arwaye arembye, waje ukamureba, araseka cyane ati mbonye nanisanze yapfuye. Mwamburaga ko yapfuye. Abana kuri icyo gihe ntibongera kugira icyo bamubwira. Umwana ndamuvuza arakira. Amaze gukira nuko mbaho ngaho n'abana banjye mbarera neza nta kibazo mu bushobozi bwanjye nk'umugabo, ariko numva ko nagerageje kubarera neza. Nyuma rero nza kubaho ngaho 2016, ndavuga rero wajya gushaka ko najya kuri mission nk'abandi abantu ba demobilisation, kandi twagiraga amahirwe yo kugira ngo umuntu agende. Njya kwaka icyangombwa attestation kugira ngo nyerekane attestation, icyangombwa cy'amavuko, icyangombwa cy'uko twashakanye, cy'amavuko nari gifite irangamuntu cy'uko nashatse. Barakimpa, umurenge wa Munyiginya barakimpa. Maze kukimpa ndaza ndibaza ese aba bana ngiye ndatekereza ndabasigira nde ahantu kuri iyi centre ko nzasanga n'ubundi ntacyo ndamiye. Ngumana n'abana banjye ndabyihorera, tuba mu buzima bundi gusa mpita mbyihorera, sinakomeza kubigendamo. Igihe kije kugenda ndareba mbona ubwo buzima, abana banjye bamaze gukura, abana b'abahungu, mbona ubwo buzima sinabuhoramo. Ndarebe se nta cyerekezo kindi, ubu muri ubuzima nzagumamo bigende gute? Urumva natangiye kugira ngo shake nanone ukuntu nashaka undi usimbura wawe, ukuntu nashaka. 2019 noneho arambaze se ko afite umugore nta sezerano umwana ufitanye ntaryo. Ntabwo twari dufitanye. Turagenda tujya ku irembo, usanga nuko bimeze, kuko attestation de celibat niriho. Niriho ko ntigeze sezerana. Ubwo uwo nguwo ntabwo byagenze neza, ntabwo twakomezanyije. Kubera buriya hari uko umuntu abana n'umuntu, uko mugenda mumenyerana. Buriya nakubwira ko uhita umenyana n'umuntu ugahita ubuka ugashaka, ntabwo ari byiza. Mubanza kwigana n'imico. Mbona ntabwo ari sawa. Ubwo ndabyihorera. Noneho bigejeje 2020, aho wari ukibana n'ababana. Bamwe barakuze, umwe bagiye gushaka imibereho, undi mwana yarigaga. Bombi ni abakobwa n'abahungu? Ubwo umwe yarapfuye. Uwapfuye n'umuhungu n'umwana w'umukobwa. Nawe muri kwa guhungabana atawe na nyina, urumva ko yagize ihungabana, aza kugira inda. Amaze kugira inda nuko aragenda ajya kwa nyirasenge i Gasabo, abayo arinda abyara. Amaze kubyara, nyuma yaho araza yishakira umugabo, yapfuye abana n'umugabo. Yapfuye abana n'umugabo. Icyo gihe akana gasigaye, kuko yarebaga imibereho, burya abana barareba ibyo ababyeyi dukora, abana baba batureba. Kora neza ariko abana bakureba. Umwana yiyumvagamo, burya umuntu aba yiyumva uko ameze. Ubwo umwana ikintu yabwiye umugabo, yaramubwiye ati umwana wanjye ninkera nzamurera, nintakira uzamuhe mama Nadine, avuga nyirasenge. Niho yamuhaye koko. Uyu mwana aramumuha. Uwo munsi tukiva kumushyingura, wa wundi wabanaga n'abafite inda niwe wamujyanye n'ubundi. Aragenda aramurera. Umwana amaze gukura, ise akenera umwana, ntabwo yakuyemo umwana umubyeyi. Aramujyana, ise arakomeza kumurera. Nanjye nkomezanya n'abana banjye, barumuna be turakomezanya. Inyuma muri ibyo 2020 noneho numva ko ngiye gushaka, noneho undi mbona tubyumva kimwe, bigenda muri gahunda rwose. Mu gihe 2021 ngiye kugira ngo tujye mu murenge, numva ko ndi free, nta kibazo, nta mbogamizi ifite. Ngiye mu murenge njya kwandikisha, kuko numva ko ndi bubikorere rimwe bitewe n'uko nabonaga mfite ubushobozi. Nakomeje kwikorera akazi kanjye mfite ubushobozi. Numva ko ku murenge nabasabye kugira ngo bazasezeranye bibere umunsi umwe. Ngenda kwandikisha ari kuwa 4. Maze kwandikisha ari kuwa 4 ku murenge.
barebyemo basanga ati ko ndura wasezeranye, numva ndatangaye, ese ndasezeranye ryari ko nigeze sezerana, ati ko biri mu mashini se byagenda gute? Icyangombwa rero twebwe ntabwo twabishobora kereka bigiye mu rukiko. Icyo gihe ubukwe bwarahagaze, nerekeza y'urukiko kuburana ko ufite icyangombwa cy'uko wasezeranye kandi utarasezeranye. Batumije umugore bamutumaho ngo azasobanure uko bimeze, uwo witonze Agnes noneho avuga ko twasezeranye, arabihamya neza rwose ko twasezeranye. Baramaze se mwasinyiwe nande? Ati ntabwo mwibuka. Ese mwasezeranyijwe nande? Ati ntabwo mwibuka. Byose arabihakana, ariko akerekana attestation de mariage ko twasezeranye, yanditseho ko yasohokeye mu murenge wa Kimironko. Yego. Ubwo icyo gihe badutuma ibihamya. Njyewe naragiye, ubwo we aho yagiye yagiye gushaka simbizi, njye naragiye sanga mubyara we yitwa Mutanguha Amaboko, ni mubyara we n'umuhungu wa nyirasenge, akatunga na murumuna we, ubwo afite mubyara we nawe yashatse n'abavandimwe. Yego. Aransinyira kandi kuko ntigeze mbana nawe dusezerana. Ngenda no kwa Rugambage François atuye ku Gisozi, nawe ni se wabo. Baransinyira ibyangombwa ndabizana bagusinyira bemeza ko tutigeze musezerana. Nk'uko urukiko rwari rwadutumye ibihamya, nawe bamutumye abagabo bemeza, bazi yuko kuko twasezeranye nk'uko yabyemeraga, we yabihamyaga. Nyuma urukiko rwandikira umurenge wa Nyarugunga rumusaba ibisobanuro ko twaba twarasezeranye. Nanjye njyayo, urukiko rwabandikiye ariko nanjye njyayo. Mu bitabo byabo nta hantu na hamwe twigeze dusezeranira na hamwe. Nyuma yaho mu guca urubanza ruvuga ko bagomba gusubiza uburenganzira bwanjye, bamaze kumva ko nta hantu byigeze bibera. Ariko noneho nyuma aza kwivuguruza nanone mu rukiko ko tutasezeranye, arivuguruza. Mbere ahamyaga yerekana ibyangombwa, nyuma yaho baciye urubanza bavuga ko ngo irangamimerere ngo ryabitwara nanjye. Ndibaza irangamimerere ritabayeho mbere ko ntigeze mbana nawe nyuma, ko yagiye 2013 tukaba tugejeje 2021 ntarongeye gusubirana nawe. Byagiyemo gute? Kandi 2016 icyangombwa kirahari ndagifite. 2019 2020 nabwo icyangombwa naragenge mu irembo sanga nta hantu na hamwe, ibintu biracyari nk'uko byari bimeze 2016 twasezeraniye hehe. Numva biranyobeye, numva sinishimiye imikirize, ntabwo nayishimiye. Nyuma uwo mwana muto yarasigaranye yaramaje kujya imyaka 14, niwe twari dusigaranye mu rugo. Abandi umwe yarigiriye mu kazi, undi nawe harimo aba mu Mutara yera mu kazi. Umwana w'umukobwa mukuru nawe yabaga ku ishuri. Yego. Ari dusigaranye mu rugo twenyine njye nawe, akagira urufunguzo rwanjye rwanjye nta kibazo. Nyuma abarimu barampamagara, kuki waguriye umwana telefone? Yigaga Kadasumbwa, hariya Muzamusha, primaire secondaire. Primaire, yigaga Kadasumbwa. Nyuma abarimu barampamagara, kuki waguriye umwana telefone ikamurangaza mu mahanga, wabitewe n'iki? Ndabwira ni ukuri ntabwo nigeze mugurira telefone, sinzi niba nayifite, ahubwo mumenyera ahantu iri. Baramutacaringa bamenya ahantu wayibika. Ntabwo rero nimba menya ibika nzayimwambura, ntabwo nagura umwana telefone yo kumurangaza. Yagiye mu weekend agenda saa 3 za mu gitondo, saa 3 z'ijoro araza aje. Hagati yanjye hari uruganda rwasitaga ibiryo by'inkoko, harimo ibiti batambitsemo byangabaganyaga nawe kugira ngo bakunde batira pasiparume. Nuko umwana ndavuga nti aya masaha ukoraga iki? We ashaka kugira ngo ajye guhisha telefone, kandi nanjye ndimo kugira ngo njye kuyimukuraho. Aragenda yikuta apfumura muri ibyo biti, urumva harimo ibintu by'ibiti by'ibishami, bimwica mu mutwe. Bimaze kumwica mu mutwe byakurijemo umwana mbona arakomeretse, mujyana kwa muganga. Mujyanye kwa muganga arambwira ati ngiye kwiyogoshesha hepfo. Ese ejo nzajya ku ishuri hari ku cyumweru. Ese usize wogosha? Ati size wogosha. Ngaho genda wiyogosheshe, numva nta kibazo. Telefone ariko nayimukuyeho, genda wiyogosheshe. Bya bikomere nta oya, igikomere baramaje kumupfukaho,
ariko nyuma naje kumenya ko ngo nyina yamushijeho mu ga prive bashyiraho ibipfuko byinshi kugira ngo ikimenyetso kigaragare ko umwana yababaye cyane. Nyina ubwo yabaga hehe icyo gihe? Nyina ntabwo yahabaga. Ubwo abamupfukishije yabaga Ikinyinya niho afite umugabo. Ibyo ngibyo bikaba byarahereye i Rwamagana. Ubwo muri iryo joro muri ako ka mwanya muri iryo joro nagiye kumva numva mushiki wanjye Gasaba arampamagaye. Hata makuru ndamubwira ni meza, ati ni meza. None se nyesi ko ampamagaye ngo ibyo yashakaga bigezeho, ari mu guseka cyane, bigenze biti? Umutekereza ukuntu bigenze, ukuntu Pasi nagiye kumubara telefone igiti cyamwishe mu mutwe, ariko yagiye kwiyogoshesha, none ndasohoka kugira ngo ndeba hahandi wa muryango yaryamagamo ni mu gipangu, mbona ntahari. Ngo ndavuga ubwo nyine uko bigenze gutyo, ubwo ari kumwe na nyina, ariko nkaba nyuma mpita amenya amakuru ko nyina yari muri iyo karitsiye ari wamukoresheje urugomo. Umwana utarajyaga ajya muri ibyo by'urugomo rundi. Nuko biba bigenze gutyo. Ahari kuri tariki 21 z'ukwa byari 21 z'ukwa kabiri 2022. Kuri 22 bucya amujyana imusha kurega kuri RIB. Kuri RIB bampa convocation ko nzitaba ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu. Nyuma abarimu barambwira se umwana ko ataje ku ishuri, ni rero umwana sinzi uko bimeze. Nyina yaraje aramujyana, nagiranye akabazo nayo mbibaganiraho. None ubwo nyina sinzamiye yamujyanye. Ngi ndavuga wenda umuntu arega avuga n'ahantu aturuka n'ahantu abari. Nagera kuri RIB sanga wakoraga witwa Karalisa, umudamu wakoraga muri RIB. Ati se ni wewe ise uriya mwana ntiye? None se bite kuje convocation ko twabahaye uzitabira? Ninagira ngo mbabaze aho umwana nyina yaba yaramujyanye, umwana asubire ku ishuri, niba mwafashe umwana agasubira ku ishuri mu masomo dore bizamini biregereje. Nibwo ambwiye ati genda uzitaba ikiriya gihe nibwo uzamubona, niba umwana ari kumwe na nyina, yari kumwe na nyina, nabura niwe tuzamubaza kuko yari kumwe na nyina. Rero ntabwo tuzi yari. Ndataha kuri 24 ubwo nanagiye kuri 23. Urumva kuwa mbere ntiyari yeze, kuri 22 nibwo bari bagiye kurega, kuri 23 nabwo ntiyajya kwiga. Aribwo bampamagaraga barimo bambaza. Nuko nyuma yaho ubwo nasubukuye ubukwe, mbona icyo ngicyo kirangiye, ndavuga ngo nzakurikirana ibyanjye. Ntabwo nari nishimiye n'imikirize y'urubanza, kubera ko bavuze ko imirangamirere ariyo yabigenje gutyo kandi atari byo. Ngiye kurega kuri RIB, inyandiko mpimbano yakoze, umugabo arantererana, banyohereje igishari bambwira ko uwahakoraga ubakuriye yababujije kwakira ikirego cyanjye. Ati sinzi icyo mupfa, ntabwo mbizi. Musubiyeho nawe arampakanira. Ese mumpakanira gute ko itegeko umunyarwanda wese rimureba? Niba yarakoze inyandiko mpimbano nkaba ibyo natari byo, kuki mumpakaniye ni iyihe? Nyuma yaho ubwo kuri 24 ubwo ndi mu myiteguro, nari gukora ubukwe ariko gatandatu. Noneho kuri 24 twari twagiye za Muhanga kuzanayo ibintu mbisi imyenda y'abageni. Gitifu w'umurenge witwa Richard. Niyo izina rya ni Richard, ni nkaho wayoboraga umurenge wa Munyiginya. Numva arampamagara. Ubwo yayoboraga umurenge wa Munyiginya muri 2022. Ampamagara cyane, uri hehe? Ntari ahantu nagiye, ashyiraho n'abandi bampamagara bitwaye iki rwose. Bitwaye iki we? Ni umuturage ngo warushinzwe umukuru w'umudugudu. Bampamagara, uri hehe? Nese ni amahoro? Ati twagushakaga. Noneho nyuma yaho bigejeje nimugoroba, n'ubundi bampamagara ku mugoroba, uwo Richard agumya kumpamagara cyane.
gitifu igitifu ngo bayifata umwana ndamubwira rero umwana agira urufunguzo kandi ko yari afite ninjye nawe twabaga mu gipangu agira urufunguzo nagiraga urufunguzo nawe akagira urundi agira urufunguzo nafungura ajye mu rugo nta kibazo gihari ndahamusanga ubwo nuko biba birangirira aho ngaho bimaze kurangira aho ngaho ngeze mu rugo nahageze mu masaha 4:30 navuye Muhanga bwije ngeze mu masaha 4:30 nsanga bantegeye ku gipangu bahita bafata bambuza kwinjira mu rugo ndabwira se mwaretse nkajya gucyura amatungo yanjye yandagaye mu rugo hariya nari noroye inkoko nafite inkoko 52 zabaga mu gipangu zitambagiriramo uretse nkajya kubanza nkacyura inkoko zanjye mukabana kumfata ese ko ntabananira ko ntari ikinani mwaretse tukinjiranamo nkabanza nkagira n'umuturanyi nasigire ibyanjye ngo yangoya ntabwo bishoboka nabongeramo bamfatana na ya myenda ubwo wa mugabo araza arafata nibagiye izina rye ariko yaribu araza arafata bajya kumfunga kuva uwo munsi bajya kumfunga wavuye gufata iby'abageni ugeze mu rugo ntaragera ngira ku gate bahita bamfata bagutwara iryo joro bantwara iryo joro uri ku itariki bari mu 24 z'ukwa kabiri 2022 gukora ubwo kuri 26 ubwo baranjyana barafunga bamaze kumfunga ko ikirego barakiremereza cyane bandagera urukiko rwisumbuye nagiye muri pariki naho muri pariki ho bwagiyeyo ryari muri pariki ntabwo nibuka itariki nagiriyeyo ariko ni muri uko kwezi kwa hejuru y'ukwezi kwa kabiri oya namazemo iminsi ni mu kwezi kwa gatatu mu kwa gatatu nibwo nagiye muri pariki yego nyuma ngeze muri pariki bandegera urukiko rwa Ngoma bamaze kundegera urukiko rwa Ngoma ubwo narisobanuye uko bimeze n'inyandiko abana banditse bagaragaza n'ubu ndazifite ari uwo mwana ko ari bwo bwa mbere byari baye kuko urumva ntabwo umuntu atura ahantu hari wenyine abaturage barahari yego n'abana bakuru umwana mukuru wundi nawe bose barandika ibaruwa bazitesha agaciro ntibabe agaciro batesheje agaciro iki inyandiko mvugo z'abana zigaragaza ko ibyo bintu ndegwa ngo byo guhoza umwana ku nkeke no kumuha ibihano biremereye no kumutoteza babihakana ko ntigeze mbakorera itoteza nuko bankatira imyaka 3 bamaze kunkatira imyaka 3 nibwo nyuma nashatse avoka aranjuririra amaze kunjurira ubwo bahise batujye mu bangi muri Nsinda maze kugera Nsinda numva barampamagaye ngo ninze nitaba urukiko ngira ngo nitabye bwa bujurire nari narajuriye wari warajuririye ko nahawe ibihano biremereye kandi mu by'ukuri ari impanuka yabaye atari ubushake bwo kugira ngo nkubite uwo mwana bigendere ntamutotezaga nta kuntu umwana namureze afite imyaka 4 n'amezi 8 ndamusigarana yamaze kugira 14 ari umwana w'inkumi ariyo dusigaranye mu rugo gukora imirimo ese nari kuba ntoteza umwana gute no nyuma bigeze we na mukuru we bigeze kujya kwa nyina ndavuga ngo wenda ntabwo nakwira umwana nyina ariko nta n'ukwezi bamazeyo bahise batoroka baragaruka ni mbere yo gufungwa cyane ni mbere yo gufungwa baragaruka turibanira nta kibazo tubana gutyo nta kibazo ubwo bije kurangira nisohotse hanze ngo nitabye urukiko numva ngo ni umugore wareze ngo yaregeye iby'imitungo ndavuga rero imitungo niyo yasanganye niyanjye nta hantu iyo mitungo ntabwo yaviramo aho wenda mu kugenda muri iyo myaka iyo amenya ko hari imitungo yasize imyaka 9 ishize akabaje mu mwaka wa 10 ntabwo aba yaragiye gutyo gusa ubwo umugore arega imitungo yaregaga iki yaregeraga ko hari imitungo ye ufite yashakaga ko mugabana we yashakaga ngo yaregaga imitungo ngo ashaka ko tugabana ariko noneho bizyo ntabwo ari uko byagenze nyuma ndambabwira ko
bitashoboka niba ari impamba yayibona ariko atatwara ibyanjye. Ni umutungo wanjye nimuye yasanganye, nta kindi kindi. Nyuma yaho ndanabifite amafoto aho ngaho ndayafite y'umutungo. Nyuma yaho baza guca urubanza mu gihe baduhamagaye kuburana kuri Skype, neza ku Skype biranga pe, bikazamo binyenyereza gusa, ubona ibintu binyenyereza n'umuntu ukabona kuvuga urabona ni ibintu bigenda gusa, ijwi risohoka ubundi ricika. Barimura abagerefiye kuri gereza, barimura bajyana mu kindi cyumba biranga, barongera basubiza mu kindi cyumba bavuga ngo ni imigozi wenda biranga. Ndicara ndategereza, barambaza ati ese bimeze bite? Ndabona nta kuntu bimeze. Hari ukibona ati ntawe nkibona. Noneho rero igendere ubwo bazagutumaho. Nyuma yaho nza gusohoka ngiye gusoma dosiye. Yego. Uko dusoma dosiye bajya bafata igihe abantu bari muri gereza bakajya gusoma dosiye. Nanjye niyandikishamo kujya gusoma dosiye yaho ibintu bigeze. Ngiye asanga ngo bararuciye. Se baruciye n'aburanye? Ese narisobanuye bihagije? Baruciye gute? Babyotije gute? Ati ntabwo rero hitujurira. Icyo gihe naranditse ndajurira. Ujurira uruhe rukiko? Narajuriye, njurira urukiko rwa Haute Cour rwanyandikiye. Badusiraga hanze rero bakadutera amakashe bakatwohereza ubujurire. Ubwo ubujurire nari nzi ko bwagiye, basubiza reception yuko mbese mbona ko bantereye kashe nta bindi barabigumana. Abaza si papuro byanjye byagenze gute? Ati twabyeheje kuri machine. Nyuma yongiyeyo hari mu bigo ucumbagira, aza noneho barahamagara n'umugerefiye, aramaze se ko twabandikiye ntimudusubize bimeze biti? Nibwo bavuze ngo kereka udutanze igarama. Arabaze se igarama umuntu ufunzwe yarikora hehe? Byagenda gute? Nuko bigumye aho ngaho. Nyuma yaho ngiye kumva umwana aje kunsura, aza ambwira ngo bateje cyamunara. Tumaze ko bateje cyamunara, ariko arabanza ngo ajya ku muvunyi. Agiye ku muvunyi bamwohereza mu rugaga rw'abavuga. Bamwa ibaruwa yo kugira ngo ibyo bintu bibe bihagaze. Kuko nari naramwandikiye na procreation ngo abimpagarikiye. Yego. Nyuma bamutereye kashe, noneho ko reception babibonye nabo babyibaza ukuntu byatejwe, ntabwo nuko biba bigenze gutyo. Umwana aragaruka. Nyuma baje kunsura, nibwo nababajije se byagenze gute, nanditse ibara none ntihagarika hanze barakira, bari kunyohereza. Ibyo byose babimpaye, mbona nta gisubizo, ariko banteye amakashe byose. Imitungo se yari yaragurishijwe cyangwa? Imitungo numvise ngo yaragurishijwe. Ninde wabikubwiye ko yagurishijwe? Wambwiye ko yagurishijwe n'umwana waje kunsura. Ahubwo ngo nabo baramubwiye, bumvishe ngo haragurishijwe abaturage. Noneho nyuma ndibaze se abantu ntibigeze basanga nka nyir'umutungo. Umutungo wari wanditseho ngiye 100%, ntibigeze basanga ngo nibura basinyishe. Ese bamenye uko bimeze. Ni igipangu harimo imiryango 10. Nk'ubu abarimo barakodesha. Ese iyo agumye agakodesha iyo miryango akayikodesha, akantegereza, niba yarumvuga koko ko afite uburenganzira, nkazaza nkasohoka hanze tukagabana. Niba yarumvuga afite uburenganzira. Yego. Ese umutungo w'umuntu mu myaka 9 yari amaze, bafata n'ibintu byari mu nzu byose, urumva n'amatungo nibo babijyanye. Urumva n'ibintu nkuko nari niteguye, ibintu byose barajyana. Naho nari nagiye nibikira amafaranga, urumva ko nibo bakinguye bishe inzugi, bo byose barajyana barasahura. Ese n'ibintu byari mu nzu byose bagomba kubijyana. Njye numva meze mu gihirahiro. Ubwo nibwo nasohotse mfunguwe, babikoze bihuta. Ubwo wafunguwe ryari? Nafunguwe ku itariki 14 z'ukwa kabiri. 14 z'ukwa kabiri 2024. Ejo bundi. Nibwo nafunguwe. Mpageze nsanga ibintu byarayogarize, harimo abandi bantu ati ntibemere kugera hano haraguzwe. Ese mwahabuze gute? Bahabuze mu bigenze bite? Ngo nushinzwe ubutaka n'umugabo we bahabuze, witwa Datif.
ngo asigaye yakoraga muri Munyiginya, ngo asigaye akora muri Mworiri. Dativa ubwo yarashinzwe ubutaka muri Munyiginya. Muri Munyiginya. Ubu ngubu asigaye ashinzwe ubutaka muri Mworiri. Umurenge wa Mworiri mu Burasirazuba. Mu karere ka Rwamagana. Kuko bagangwa na kaburimbo. Ubwo bimaze kugenda gutyo, njye naravuze rero singiye guhangana, nziyambaza inzego zibishinzwe. Ndagenda njya ku baturage bahatuye n'ubisi. Ndabaza se kungeze wanjye nkumva ngo bateje cyamunara bimeze bitatu byo guteza cyamunara ntabwo tubizi. Ntabwo tuzi ko byagenze. Ese ndabaza nubatse abantu bareba. Ni ibintu bigaragara byari bikiri kuri shasi. Ibintu byose n'amazu byose naho naguze ibikoresho n'abankoreye inzugi n'abanyubakiye ibipangu byose n'amazu barahari. Ibyo bintu ndabyubatse muri icyo gihe nari ndi mu myiteguro yo gushaka. Ubwo wa wundi mwateganyaga gushaka byahise birangira? Byahise birangira nyine urumva ko ibintu bijemo amahane ntabwo nabimurenganyiriza, ntabwo wahera mu gihirahiro ibi utazi igihe ibintu bizarangirira. Yego, tugeze hahandi uje ugasanga imitungo yaragurishijwe, hanyuma uwayiguze habayemo maguyi. Uwahaguze uramuzi? We bambwiye ko ari uwo ushinzwe ubutaka Dativa, we n'umugabo we aribo bahaguze. Yego. Noneho mbajije abaturanyi bambwira ko rwose bumvishe ngo haraguzwe, bakabona uwo mugabo avuga ngo yaguze hariya hantu. Baramaze se bahaguze ati nahaguze n'urukiko. Nuko byagenze. Nabo babera urujijo. Nyuma y'ibyo ngibyo noneho ubwo hahise hakurikiraho iki? Umaze kumenya uwabiguze, hanyuma umenya n'uwabigurishije, wahise ukurikizaho iki? Ikintu nakurikijeho rero, nakurikije kugira ngo mbanze nduke mu mutwe, kugenda n'amatike. Ibyanjye byose byari byararangiye. Naho nari nasize amafaranga munsi mu myiteguro nari mfite y'ubukwe, udufaranga nari mfite nacurizaga inka byose nayabikaga ahantu munsi y'akabati. Byari miliyoni n'ibihumbi 6. Miliyoni 4 n'ibihumbi 6. Kuko no muri gereza navuye mutamenya ko mvuye muri gereza. Impamvu ni iyi, numvaga afite morale yo kuko nisohoka hanze nzahita niyondora kubera ko numvaga afite amafaranga. Nta kibazo nzagenda nkayasanga. Ubwo mpageze sanga iyi nzu barayishe nta muntu wari urimo, izindi zirimo abantu abo ngo wakodesha. Icyo nakoze nafotoye ndabaza si ibintu byanjye byagiye hehe, bimeze bite. Abapanga ati ntabwo tubizi, twajemo nyuma. Ibintu byose byaragiye, nta kantu na kamwe gahari. Nta kintu na kimwe ari ibintu by'ibirangarira. Mbaza abaturanyi, ese abaturanyi bite ko nsaze ngo wanjye haraguze? Ati natwe niko twabyumvishe. Umukecuru umwe aravuga ati ariko numvishe umugabo wahaguze ko yahamagaye umuhungu wawe mukuru ngo aza atwara ibintu. Umuhungu akamubwira se ibintu birava mu nzu yabyo bijye hehe? Noneho ngo hamagara umugore ngo wahagurishije, we n'uwo Ndasane umuhesha w'inkiko bafatanyije kuhagurisha. Noneho nibwo ngo umugore avuze ngo nta byanjye akeneye. Noneho numva ngo yahamagaye ku rukiko, bumva n'umukecuru yamubwiraga. Ese wenda ntaguciye mu ijambo, uwo mudamu wawe akora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe arakodesha, afite umugabo n'ubundi babanaga. Afite umugabo babana. Batura hehe ubu? Batuye ahantu mu Bigutiye. Mu Bigutiye ubwo ni hagana hehe? Ni mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga. Intara? Ni mu mujyi wa Kigali. Niho baba. Yego. Hanyuma ubwo turaje tugeze deja byose bimaze, amakuru yose umaze kuyamenya. Wiyambaje izihe nzego kugira ngo ibyo bibazo bikemuke? Rero inzego zindi niyambaje, nagiye kuri maje. Yego. Mbona mbangiza umusazi. Gute? Mbese bavuga ko ibyo bintu batasobanukiye ibyo ari byo. Ndabisobanura numva ahari ntabwo bashaka kubyumva. Ariko nabibonye. Ubona impamvu batashatse kubyumva ari iyi? Ntabwo nzi impamvu uko mbona yatumye n'ubundi hagurwa. Ni yatumye n'ubundi bigenda gutyo. Ese aho hantu ni hagari, iyo mitungo ni migari? Aha hantu ni hagari, nigeze gushyira ku isoko miliyoni 30 ndazanga. Nabo ubwabo ku bipapuro nabonye
bagiye kwigenera agaciro, amafoto arahari, bageneye agaciro ka $20,811,182. Niko bagennye. Yego. Ariko ngiye kumva no icyantangaje, umwe ampa amakuru ambwira ngo bazanye umuntu wa $15,000,000 ngo barazanga, ariko ngiye kumva ngo bateje $5,000,000. Mu by'ukuri ikibanza kingana n'icyo kuri kaburimbo ahantu aho hegeranye n'ahanjye, ikibanza kigura $6,000,000. Urumva ni inzu harimo imiryango 10 inzu zitandukanye 3, n'inzu ya 4 y'igikoni hari n'igipangu byose. Inyuma hari indi pariseri, iyo pariseri nayo narayigurishije, narahinduza n'uwo muntu, nayo bayifatiranyemo byose barajyana. Na pariseri warayigurishije utarakora ihererekanya ry'ubutaka, nayo barayigurisha byose bafatira hamwe. Nyuma yaho rero, nyuma yaho umaze kumenya ko ibyo byagurishijwe, ugiye kuri maje biranze. Nyuma ya maje, kuri maje nta gisubizo baguhaye ku buryo wakemuramo ikibazo cyawe? Nta gisubizo bampaye. Ubwo narakomeje njya Ingoma kureba uko bimeze, kugira ngo ndebe uko bimeze ibipapuro, mbese nzanirangiza rubanza. Noneho bansomera ko urubanza rwa ikirego barakisomera. Umugore ko yareze avuga ko yari afite akazi ka leta, akaba yari afite n'iduka acuruza, n'ibyo byose ko byavuye mu maboko ye, ngo njye nabaga mu bitaro i Kanombe ndwaye barandashe. Mu by'ukuri nta kintu nari ndwaye, ntabwo nigeze njya mu bitaro ngo nahezemo wenda ngo yarakoze. Iryo duka ntabwo yigeze. Abaturage barari twatuye muri Nyarugunga, mu murenge wa Nyarugunga, mu kagari ka mu mudugudu wa Gihanga. Ibyangombwa narabibonye birahari. Nta duka yigeze, nta n'akazi ka leta yigeze akora. Muri ibyo byose yagiye akabeshya urukiko. Ababiguze ntago wowe wigeze uza ngo ukenere kuba wahinga, uvuge ngo ndahinga ngo baze bagukuremo? Mu by'ukuri hariya nabonye ukuntu bimeze, nk'umuntu avuye hariya, ni imyitwarire myiza ugomba kugira. Usa nk'uwambaye isura mbi bakakubonamo utari umuntu. Urumva ko bari kumfata nk'uko ndi kumwe. Njye niyambajije inzego zibishinzwe, bamaze kunsomera ibyo birego, njye nagiye mu nzego zo gushaka ibimenyetso. Urumva njye narifunzwe, aragenda ahimba ibimenyetso by'ibinyoma. Njye njya gushaka ibimenyetso by'aho nimuye umutungo, ndabifite. Nshaka ibimenyetso by'aho twari dutuye, yabeshye ko hari akazi yakoraga afite iduka, byose ndabifite, byose ndabifite. Ibi bigaragaza. Njye niyambaje kugira ngo nzatange ikirego, gushaka avoka nk'umuntu urimo kwiyoganiza ntabwo biba byoroshye. Ariko avoka nayo namubonye, abaturage banabanaho kugira ngo ndeko natangira ikirego, niyo nzira ndimo yo kugira ngo nzazane imboni byanjye. Ubwo gusa mfunguwe nagumye gukurikirana kugira ngo nanone ya nyandiko mpimbano yari yateye ibyo byose, ibyo byose kugira ngo bibe nyirabayazana ya nyandiko mpimbano. Marije kugerayo, ubwo sinari nzi yatuye, bampa amakuru ko atuye mu Ngara. Bampa amakuru ko atuye mu Ngara, bambwira ko mu murenge wa Bumbogo, mu mujyi wa Kigali. Noneho nohereza mu convocation bohereje, nyuma nza kumenya yuko ari muri Binunga muri Kinyinya. Convocation ya mbere ijyayo ntiyayitaba, yarayibonye arasinya, ntiyayitaba. Convocation ya kabiri ijyayo ntiyayitaba, convocation ya gatatu ijyayo ntiyayitaba. Abayobozi bayijyanye bakambwira ngo barashaka Rwamagana, niho ashaka kugira ngo azitabe. Nyuma noneho bayitransfera i Musha, kuri station ya Musha. Bayitransfera kuri station ya Musha, ngezeyo ndababaza, hano hari ibyangombwa byanjye bahohereje, dosiye yanjye bahohereje, imeze ite? Barambwira ngo barayisomye. Nibwo bambwiye ngo rero ubwo ari mu murenge wa Kinyinya, bakomunikana n'abantu b'Ikinyinya ngo bamuhe convocation wenda ariho yitaba. Convocation nijyanayo nayo yarayisinya, yarayibonye iya 4, naho ntiyahitaba. Nsubiyeyo kureba yuko naho wenda yaba yaritabye, bambwira ko atitabye, barambwira ngo ntabwo bagumye kubikurikirana kuko nta kirego cyanjye bafite. Bwari ubufasha. Ubwo ndongera asubira Musha. Subiye Musha, ndabwira se ko
abantu ibimenyetso ndabwo ibimenyetso birahari. Icya mbere nicyo twaburaniyeho nubwo ntishimira imikirize rubanza ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri nicyo yaregeyeho imitungo nawe avuga ko twanye tutarasezeranye. Icya gatatu ndagifite ni icya mubyara we Maboko dore kiranditse na cya se wabo bigaragaza ko tutasezeranye, kandi no kugeza n'uyu munsi aracyandiho bigaragara ko n'ubundi kandi koko tutarasezeranye n'ubu biracyari ibihamya biracyahari. Ikibazo ubwo gisigaye ni ukumenya ngo yakugiyeho gute nk'aho mwasezeranye. Nicyo nashakaga kugira ngo nanjye menye. Icyo ni kimwe. Imitungo yawe yagurishijwe ite kandi ufunzwe? Icyo ni ikindi. Hanyuma ubwo nuvuga ngo mu bibazo nyirizina bifite bihatse ibindi, icyo turimo kureba ni ibyo bibazo bibiri. Ni ibibazo bibiri. Imitungo ikibazo cya mbere nyirizina cyihuta. Njye naribajije ese leta ko nzi ko ari umunyarwanda wese nabonye n'abandi n'abayobozi bibagiraho ingaruka, we ni umuturage ki afite ubudahangarwa ki bwo kudakurikiranwaho icyaha yakoze cy'inyandiko mpimbano kandi hanirwa n'amategeko. Ibyo noneho se kuki atitaba? Nzi ko bohereza amakonvokasiyo abiri akarinda kugera muri ane nyuma akirengagizwa, bakajya bamuhamagara no kuri telefone, nkumva ukuntu abasubiza, nkumva sinzi ikintu cyinshi inyuma yabyo. Ashaka kugira ngo mbimenye ese impamvu ni iyihe ngumya gusiragizwa, ni iyihe sinakirwe, ni ibimenyetso bikirengagizwa, impamvu ni iyihe, ni munyarwanda kiyaku n'umunyamahanga hano n'itegeko. Ikindi kintu cyongereho cya kabiri, ese imitungo yanjye niba bari bavuze ko ari ukugabanya, abandi narindi muri gereza nkati imyaka umwe wari ushize, iyo agumya agakodesha ayo mazu, noneho nkaza niko yiyumvagamo kuko ari afiteho uburenganzira, nkagabanya. Nari kugabana ndi muri gereza. Ese niba barafashe umwanzuro byihutirwa, nta deni rya banki nari ndimo, nta muntu n'umwe nari ndimo ideni, wenda ngo yareze mu rukiko ko yihutira kugira ngo yishyurwe kuko ahomba. Ese impamvu ni iyihe bihutishije? Nta n'umwana mu bana afite wari uhari ngo ampagararire. Bimeze biti ahantu se bari bageneye agaciro ka $20,881 na 11,182 hagurwa $5,000,000 gute? Ko nabyo sinari nanabyemeye. Niyo hagurwa nayo ntabwo nari nabyemeye, ntabwo bishoboka kuko ni ibintu nakoze adahari. Ubwo ndimo nibaza ntese hari ibindi bimenyetso urukiko cyangwa se abarimo kugufasha gukemura ibyo bibazo bigeze bagutuma ukabibura? Nta na kimwe nigeze mbura. N'ibyo bimenyetso yarabyirengagije, agashaka kugira ngo ahamagare babandi babatangabuhamya ba mbere, nkubwe se wagendeye no kuri ibingibi ko bihagije. Yahamagaye n'umwe kuri telefoni Musanzire wanjye, amubwira ko abizi n'abaturage barabizi, we nkabona namananiza. Uriya wo kuri sitasiyo y'Amushana no kunaniza namananiza. Kandi ubwo kugira ngo niyo konvokasiyo ziboneke, kuko bari bohereje hano kuri Edikota, bari bahohereje nibo bari bohereje hejuru ibumbogo, nibo bari bayitransferiye iyo dosiye kuko bari banyakiriye, kuko nabonye ukuntu nakiriwe mbere, nkoramo kwagungabana ukuntu nafunzwe n'ukuntu bari banze kunyakira mbere, kuyoboraga ribu bakuriye ribu 2022. Numva ko n'ubundi ntabwo numvishe ko wenda yibutse, numvishe ko n'ubundi nakomeza nkaharenganira njya kuri Edikota. Nuko byagenze. Noneho nyuma yaho nagiye no kuri amaje kunjurajuza, nasubiye kuri Edikota bite ko ikibazo Edikota ya ribu bite ko ikibazo cyanjye kitakirwa kuri reception. Bahamagara bamushaka kubera ikimenyetso bihari, ntufashe umuntu byagenze bite. Ntabwo yabihaye agaciro, yarongeye none asubirayo inshuro ebyiri zose ambwira ngo yango yikeneye ibimenyetso bye ku giti cye. Urumva rero ntabwo nahaguruka ngo njye kumukorera akazi. Mbona gutegereza. Narwo nategereje amaso yaheze mu kirere. Hanyuma tumaze kumva ikibazo mu mizi, uko byagenze ndetse naho bigeze aka kanya. Nk'umuntu nkawe Gatera Onesphore, tuvuge ko iki kiganiro kiri burebwe n'abantu benshi, kiri burebwe n'inzego zibishinzwe zishobora kuba zadufasha. Ubu ngubu urifuza iki nyirizina? Ikintu nifuza cya mbere na mbere ni uguhabwa uburenganzira nk'ubu aho ndi ndasembereye.
nagiye gusembera. Urumva nk'umuntu wamazweho ibintu, urumva ubuzima bwo mu busembere. Nta hantu ho kuba, umwenda ubona nambaye n'uyu ubona kuye muri gereza, nta no kubona ibyanjye byose urumva ko nasanze byarajyamo. Ari wa mutungo wari za nkoko, ari ibintu byari mu nzu, ibikoresho byose n'amafaranga yarimo, mbese materiel zo mu nzu zose byose byaragiye, n'umutungo uragenda. Ngiye ikintu rero nsaba ni ukurenganizwa, hasubiza uburenganzira bwanjye. Noneho nageze hanze tukagendera ku bimenyetso nyirizina batagendeye ku kinyoma cy'umuntu. Noneho tukagendera ku bimenyetso bifatika, ariko nkasubizwa ibyanjye, uburenganzira bwanjye. Kuko mbona ari ihohoterwa nakorewe. Ikindi cya kabiri nanone, guhora injurazuzwa, nzi ko itegeko ari itegeko, kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika bivuga buri munsi ko nta muntu uri hejuru y'amategeko, buri muntu wese agomba kurenganurwa. Nkarenganurwa tukamenya no ese umuntu wamushyize muri systeme ninde ko twasezeranye, yamushyizemo ryari ko tutigeze tubana, ese nyuma twigeze tubana kugira ngo ajye muri systeme ko twasezeranye, kandi yagiye 2013 igipapuro kikaba gihari, kugeza 2019 nubwo cyo ntagisohoyemo numvaga nta mpamvu, kuko nta mpamvu nakishakiraga. Ariko icyo nashakaga mbere kirahari. Njye nkibaza impamvu ngiye yanywe impuza mu hirahiro, umuntu ahabwa convocation zirenze enye gute, nta nimwe yitaba. Ese afite ubudahangarwa bungana iki? Nibyo ndibwira ko turimo turagenda tugana ku musozo, nubwo iminota yagiye itugonga, ariko ndi kwibaza ko byanga bikunda umuntu uri bumve, uri bukurikire kino kiganiro, ukireba ucyumva, araza nawe kutubwira uko abyumva. Wenda turaza no kubona inama n'ibitekerezo by'abadukurikiye. Mu by'ukuri dukurikije uko twumva ikibazo, wararenganye, ariko ndibwira ko mu Rwanda harimo amategeko arengera abanyarwanda bose kimwe, kandi harimo abantu benshi bashobora kuba bagira icyo bafasha kuri iki kibazo. Ndibwira rero ko abantu badukurikiye ndetse n'abandi mwese muri bukurikire iki kiganiro muri butubwire uko mubyumva, ariko ndibwira ko n'inzego zibishinzwe ziri buze kudufasha. Turaza dukomeza dukurikirane twumve uko bimeze, ariko ndibwira ko ubu ngubu aho bigeze, wowe birasa naho byakuvunnye, noneho usa naho nawe wananiwe. Byaramvunnye cyane bikabije. Nagiye no mu irembo, icyangombwa nagifite cyanjye cy'ubutaka, ngiye no mu irembo usanga bakinyandikuye. Icyangombwa cy'ubutaka? Icyangombwa cyanjye. Urumva n'ubundi niba bwaragurishijwe hanabayeho na mitasiyo, urumva barayikoreye, ubutaka bwahise bujya kwa nyirabwo. Urumva yakoraga no mu butaka, agomba kubwiherezaho byose, birumvikana, byose barabijyana n'ibyo mu nzu byose. Niba ubwo no kujyana n'ibyo mu nzu birashoboka, wenda ko babonye amafaranga bari make bakagurisha n'ibyo mu nzu. Njye nkibaza ideni nari ndimo bikanyobera, ese umuntu yajya kugabana n'undi azi koko ko ari ibye, bishoboka bite kugira ngo umuntu yo kuba adahari, ese iyo kugira n'umuhagararira bishoboka bite niba yari afite ukuri koko? Ni ibintu bigaragara, abaturage barahari, uko byubatswe ku mugaragaro birahari, n'abana banjye barahari, uko byubatswe byose birahari. Wenda turimo tugana ku musozo, kuko tugiye kubivuga byose umunsi wakwira, ariko tugana ku musozo, nk'umuntu wanyuze muri ibyo bibazo, ni iki wumva kikuri ku mutima wasaba abanyarwanda, cyangwa se wabwira abanyarwanda, n'icyo wabwira inzego zibishinzwe zishobora kuba zafasha muri iki kibazo? Rero inzego zibishinzwe zafasha muri iki kibazo, mu bahesha b'inkiko bafite uburwayi, bafite ikibazo. Nk'uyu mugabo mvuga Ndasane, ndi muri gereza, yasinyishije umuntu wo mu karere iburasirazuba, mu karere ndumva ari Gatsibo, niba atari ni muri Kayonza, muri Kayonza wa za Gahini. Aramusinyisha, arabizana, abizanye dusanga ni Munyantwari Emmanuel, dusanga n'imyaka ntingana. Turamubwira si ibi bipapuro twabanaga mu Gihodi muri gereza, ibi bipapuro uzanye ko atari ibyawe,
ati se ubona umuntu usa nk'uwahungabanye nawe tuzi abantu bakata imyaka myinshi burya gihungabana ko atari ibyawe tubona ko ari munyantwara Emmanuel uwo wasibagire nazo wazasibagire muri Rwamagana none ukaba wowe uri muri Rukara bigenze biti yamusinyishije urumva nk'uko rero yaragiye arabyerekana ateza ibye cyamunara by'uwo muntu kandi atamusinyiye asinyisha undi rero ibyo hariya umuntu arasinya bakamusohora agasinya ariko njye sinzi impamvu bitabaye sinzi impamvu bataje ngo banyegere uko bimeze n'ubujure bwanjye muri gereza sinzi impamvu batabutanze nk'uko batanga iby'abandi mbese nakoresheje uko ashoboye kuko narabibona uko bimeze nkabona umwari mugenzi wageza kunyibira ibanga arambwira rero burya muri gereza habamo n'umutekano mu by'ukuri habamo umutekano uhagije n'abasoroviya uretse kumva gusa ngo ufunga no gufungura ariko umutekano nyirizina ucungwa n'uwo w'indani n'uwo burya bicungira umutekano cyane yego nabonye ko bimeze asanga ntabwo byari seriye nigeze no kuza witwa Kaboyi aza kuntera ubwoba ngo kuki umuhesha w'inkiko yaje ngo sinsinye yazana ibipapuro ngo sinye nese wowe uri umuhesha w'inkiko urashaka kunsinyisha mugenze bite ndamwangira ndamwangira nisira mu gipangu yego bigenda kukigo nitwara neza ubwo abashinzwe umutekano baho bajya bagera n'ahanze baravuga ati jya witwara neza utuze ku buryo nageze naho nsaba ngo uburwayi njya mu mageragere ntindayo kugira ngo satire igihe cyo gutaha ntazahura n'ibibazo hariya kubera ko nabibonaga uko bimeze kugira ngo umutekano wanjye icyo nsaba abanyarwanda ni ukuba bahagarara ntihagire umuntu urenganya undi kandi bakajya bavugisha ukuri kuri tere bibyabaye nta kuntu umwana w'imyaka 14 naba narasigaranye ari impinja aba azi kumfura azi kunera ipasi azi guteka no gukubura ngo njye kumuhotera ntabwo bishoboka n'abana banjye bose barahari nabo bambera abagabo rero muri iki gihe abantu bararenganya abandi bakabatwara ibyabo ariko cyane cyane abahesha b'inkiko kubw'inyungu zabo bwite nasabaga rero ko narenganurwa n'inzego zibishinzwe hasubizwa ibintu byanjye singumye kuguma mu nzerero reba kuba mu nzu kubera yandi bitanu guti umuntu nagira icyampa nzaba kuba mu nzu y'agashamburete y'ibitaka nta n'ikintu umuntu aryama kandi wari ufite narifite umutungo ni ibintu bibabaje cyane nasabaga ko narenganurwa nkabona ibyanjye kandi nkarenganurwa nkarwa ubutabera bagakurikirana n'uriya muntu w'inyandiko mpimbano ntabwo ari wowe wabyikoreye byanga bikunda abo barimo kubikora nibo barimo n'ubundi nibo barimo gukora n'uyu munsi n'ibyinshi nagiye menya amanyanga abamo ntabwo ari meza ndagira ngo bijye ku mugaragaro bimenye umuntu wamushyize muri sisiteme ninde amenyekane nawe avuga wabimukoreye uwo ari we byanga bikunda ntabwo ari muri leta ngo yarabyikoreye 2020 byakozwe kuko nibwo naheruka ku irembo 2019 nari ndiyo mbona ibintu bibabaje cyane nibyo birababaje nibwira ko byanga bikunda iki kibazo kibuze gukemuka hari ibyagiye bidakunda ariko nibwira ko aka kanya biza gukunda hari inzego dufite nyinshi mu Rwanda zishinzwe kurwanya akarengane harimo urwego rw'umuvunyi kandi abantu bakoramo cyane bari honete ku buryo byanga bikunda bashobora kwinjira muri iki kibazo hanyuma hari na Transparency International Rwanda nayo n'urwego rushinzwe kurwanya akarengane nibwira ko nabo abaza kugira icyo bakora kuri iki kibazo kuko byanga bikunda aya makuru bari buyabone hari ikindi washaka kongeraho ngo dusoze icyo nongeraho mbere yo gusoza mbere nigeze gutanga ikibazo cyanjye ndimo kugenda numva ayo makuru badusuye muri gereza muri Transparency nyuma baza kongera kugaruka bagarutse mbabwira ko ikibazo kimeze nabo barakizi mbabwira ko ikibazo kimeze baracyandika barakizi bari abakorera ku burasirazuba bampana nomero zabo nabo barakizi bakize ko ari nabivuze mbere yuko nibyo biba byo guteza cyamunara nari nabivuzeho by'akarengane ndimo gukorerwa ikindi kintu nongeraho nanone birababaje kugira ngo
ukuntu nagumye gukurikirana kugira ngo ibyanjye bihere, ukuntu basubikiraga abandi, njye ntibasubikire, ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko bongeraho ijambo bacamanza muri Hotikoro ngo ntago basubikira ngo kubera ko najya guteza umutekano muke mu rugo. Mu by'ukuri muri iyo myaka nta muntu wari uhari, umwana twabanaga wari uhari yari yaragiye abana na nyina, yaramujyanye abana na nyina, dore ko nabwo byari byayoberanye. Uwo banyaruko amaze kugurisha iwanjye yagendaga aba mu miryango, yagendaga aba mu miryango akaba ariho aba, nta muntu n'umwe wari uri mu rugo, nta n'umwe. Ese nkibaza nk'abacamanza bahereye ku kibavuga ngo ntago basubikira ngo kubera ko najya guteza umutekano muke mu rugo. Umutekano muke mu rugo natezaga ni uwe ko nta muntu wari uhari. Njye nabyo nkabyaza nkabona nako ni akarengane nari nakorewe nako, nkabona icyari kiryigisha inyuma byari kugira ngo babanze umutungo wanjye unyawe, nzasohoka umutungo wanjye baranyazwe byararangiye. Nicyo kintu nongeraho ko ngomba kurenganurwa ahabwa uburenganzira, ariko nishinganisha njya amenya amakuru, nakubitana n'umuntu ati bariya ba nyiri imitungo baguze bitewe n'amanyanga bakoze, hari n'uriya wagurishije uwo Ndasane ko bakubonyeho gatoya, byaba ibibazo. Nkaba nishinganisha imbere y'abanyarwanda bose n'imbere ya Perezida wa Repubulika ko akarengane nkorerwa ngize icyomba, naba nzize bariya baguze imitungo yanjye na Ndasane, nta bandi niwe naba nzize. Gatera Onesphore, turagushimiye ku kiganiro tugiranye, ariko nanakubwira ni ukomere, ariko nanaguhumuriza nkubwira ko byanga bikunda iki kibazo kiri buze gukemuka, kuko nk'uko nabivugaga hari inzego nyinshi zishinzwe kurwanya akarengane, kandi nibwira ko nta buryo bwo kubogama buhari nkurikije uko nzizi, kuko ubwo rero abantu babishinzwe bari buze kugira icyo bakora ko byanga bikunda ikiganiro bari bukibone. Reka rero nshimire abakomeje gukurikira ikiganiro, kandi mbabwira ko byanga bikunda uko biri kugenda muri iyi si duhura n'ibintu byinshi bigoye, kandi nibwira ko byanga bikunda batari uko bizahora, ibintu bizajya bigenda birangira haza ibindi. Gatera Onesphore, ndagushimiye. Urakoze kugira ngo ngeze icyifuzo imbere y'abanyarwanda bose, ndenganurwe kuko nararenganye, nkora n'akarengane gakabije, bikabije cyane. Yego. Hanyuma ubwo n'abadukurikiye mwese ndabashimiye, mbifurije kugira umunsi mwiza ndetse n'amahoro y'Imana mubane nayo. Imana ibarinde. Njyewe nari Ambassador Rusagara, naho utaha. Urakoze cyane.